Ibihe byiza kuri mwebwe mwese mukurikiye Umuseke TV. Twasuye umurima ukorerwamo ubushakashatsi nahahoze hitwa muri Izari Rubona, ariko ubu ngubu bahita kuri sitasiyo ishami rya Rubona. Ndi kumwe rero n'umushakashatsi mu gihingwa cy'imyumbati yitwa Severe Ntivuguruzwa, ndetse we na Dr Atanazi Duwumuremyi nawe uzobereye cyane mu bijyanye n'imyumbati n'ubushakashatsi mu gihingwa cy'imyumbati. Baratuganiriza ku ngingo zitandukanye zijyanye n'ubushakashatsi bamaze gukora kuri icyo gihingwa, aho bageze batunganya cyangwa se bakora ubushakashatsi ku mbuto zishobora kwihanganira imihindagurikire y'ibihe, imbuto zishobora kwihanganira indwara zitandukanye zirimo iziterwa na virusi cyangwa se iziterwa na bagiteri, bikaba byatuma umuhinzi atabona umusaruro yari akeneye nk'uko abyifuza, ndetse bikaba byamuganisha ku gihombo. Natwe abarya tukaba twabura umusaruro nyine turi burye. Ibyo byose nibyo muri buze gukurikirana muri iki kiganiro kirambuye twagiriye mu murima w'ubushakashatsi uri muri lab kuri sitasiyo ya Rubona. Batwibwira. Murakoze, nitwa Ntivuguruzwa Severe, nkaba ndi umushakashatsi muri lab ukora ku gihingwa cy'imyumbati. Ubu rero nyine twagiye ikiganiro cy'ibyo twagiye tuganira muragenda mubibona muri iyi videwo itari ndende cyane. Murakoze cyane. Murabona tuno tuntu aba ari ukwirwanaho. Imyumbati urwaye kabore, iyo wazahaye ugomba kugira ano mapfundo. Iki ni ikimenyetso cya mbere. Noneho uko mubona gutya tugiye gukata murebe imbere ukuntu usa. Ni ukubona ukuntu bimeze imbere. Ni ukuvuga ngo kiranakomera kikaba nk'igiti. Isi nta n'itungo ntiryarya imyumbati imeze gutya. Rero byandi twaze tuvuga turi gushaka gukora imbuto zitarwariye indwara, ni ukugira ngo iki gihombo noneho umuturage aba yahombye, igihombo gishire gicike kiveho. Ariko Dr, mu mibare icyo gihombo kiba kingana gute? Ni 100%. Iyi ndwara ishobora gutera igihombo 100% ku muhinzi, 100%. Uvuga ngo ntacyo yasarura. Imyumbati yaje ariko ntabwo ashobora kuyirya. Wenda sinzi niba mukurikira amakuru, hari igihe kigeze kugera abaturage bo mu majyepfo bagira ikibazo cy'imyumbati irabura burundu, bajya babyita amapfa. Bigeze kugira amapfa ngira ngo muri 2013 birazwi kubera iyi ndwara. Buri ubushakashatsi dukora ni ukugira ngo duhangane n'iyi ndwara. Mu buryo busanzwe hari imbuto dufite zihangana, zigerageza kwihangana, harimo nk'ingiri hano, imwe mu mbuto dufite zakozwe mu buryo busanzwe, nkeka ko ishobora kuba yihanganye. Rebe uko bimeze imbere, igira ibara ry'umuhondo byo yari mwavugaga, ariko urabona ko nayo irarwaye. Urabona ko nayo ifitemo kurwara. Uko gukomeramo imbere kaba nk'uruti. Iba nk'ibuye. Iyo rero birenze irabora, urumva hajemo kabore, hakiyongeramo na byita hari bagiteri zituma bibora iyo byageze kure. Iyo donc yafashwe cyane cyarembye hazamo na bagiteri.
hari umuntu ushobora kwibaza ngo kabore iterwa n'iki? Kabore iterwa n'ubutaka, kabore iterwa n'imbuto, kabore iterwa na virusi. Ni virusi, iyo virusi iva mu biti bisanzwe igakwirakwizwa n'agasazi k'umweru. Niyo mpamvu twe tuvuga ngo nidukora, hari ibibazo rema yajyaga itubaza, nidukora imbuto ese izo ndwara turi kurwanya zizahungira hehe? Kuko muri ekosisiteme ni byiza ko umenya ahantu ikinyabuzima cyahungira. Iyi ndwara byagaragaye ko iba mu bindi biti bisanzwe bitaribwa. Bigaragara ko rero twe ntituyirwanya imyumbati yacu ntiyirware, n'ubundi utwo dusimba cyangwa utwo dukoko tuzajya muri ibyo biti bindi bitaribwa. umuntu ariyo mwumbati byagenda gute? kugira ngo tugere mu myumbati muri kamera agasazi kagira agasazi karaza kakaruma icyo tukumva ijwi rimwe kuri ibyo byiza karumaho gashaka ibigatunga. Noneho iyi virusi igenda mu macandwe y'ako gasazi. Igihe agasazi kashinze kari kurya ku kibabi, murabyumva ko uko karuma hano ni nako ya virusi iri mu macandwe yako yinjira mu gihingwa, noneho ikagenda ikwirakwira gutyo. uriya mwumbati ari icyo yaba se? Ntabwo wawurya. ako gasazi hari ibyo gakurikira mu kibabi cy'umwumbati. ntabwo wawuteka ngo ushye. Ntabwo wajya. Dr. Ntabwo wajya. ako gasazi hari icyo gakurikira mu kibabi cy'umwumbati kibamo gakunda. Ni ukuvuga ngo ibitunga ku gasazi, urabona ko ubundi igihingwa gifite, murabizi babyita seve mu ndimi z'amahanga, sinzi uko nabyita. Hari imyunyu iba irimo izamuka mu gihingwa, ako gasazi rero niyo kaba kagiye gukurikira. Nk'uko wakurikira murabona nk'uko inzuki zijya gukora ibyo bita guhova zishaka, ziba zikurikiye ziriya ndabyo za poleni. Utwo dusazi two tuzi dukurikiye amazi tunyunyuza mu myumbati. Ese indwara ifata imyumbati ishobora gufata n'ibindi bihingwa? Oya, ntabwo iyi kabore y'imyumbati irihariye, ntabwo yafata. Tuvuge nka kabore y'urutoki itandukanye n'iyi ngiyi, ifite agakoko kayitera kihariye. komeza. Hari ikibazo kindi? Ku ikubitiro tugomba kubana n'abantu basanzwe, kuko imyumbati, hari imyumbati ishobora kubera no mu gihugu hose. Ubundi uturere twose tw'imyumbati, uturere twose tw'igihugu imyumbati ishobora kumeramo, ariko ntabwo ari hose yakwera neza. Uburasirazuba n'amayaga niho hantu hahinga imyumbati cyane, kandi dufiteyo imirima y'igerageza. Mwabonye aha hantu turi gukorera ubushakashatsi, dufite ahandi habiri. Dufite muri Nyanza, tukajya no muri Bugesera. Aho hose dutekereza ko tuzahabona imbuto twajyana mu bahinzi begereye utwo duce. Hanze aha ngaha hari imvugo zisigaye zihari ko iki gihe uko igihe ikoranabuhanga rigeze, hari ibihingwa byinshi birimo kuvuka birimo n'ikoranabuhanga. Benshi bakabijyanisha na Bibiliya ati ibihe bya nyuma nibigera muzabona abantu batangiye kwihimbira ibintu byabo. Uzi ubushakashatsi muri mu gukora, ntimwaba mwiteguye ko mugiye guhangana n'abandi hanze baje kurwanya ibyo mukora, kandi mwebwe ngo ubushakashatsi twakoze dore icyo tumaze kugeraho gishobora guhangana n'ibihe tugezemo n'ubundi? Ubundi birazwi neza ko tekinoloji hari abayirwanya. Tekinoloji zose zirarwanywa, kandi izi mbuto turi gukora ni imbuto nshya. Imbuto nshya rero tuzifata nk'aho ari tekinoloji. Hari abazabirwanya, ariko hari n'abandi bazabona ko ari igisubizo. Ariko urumva abantu babirwanya nuko baba bafite ikindi gisubizo cyiza kubisimbura. Ikiza cy'imbuto nshyashya ni ikihe iyo umaze kugeraho ikiwenda gitandukanye n'izindi zisanzwe? Izi mbuto zacu rero icyiza cyazo ni uko zitarwara kabore. Ya ndwara naberetse kabore ntabwo zirwara kabore, kandi kabore ni igihombo ku muhinzi, ni igihombo ku gihugu. Yewe urumva muri rusange, niba umuhinzi ashobora guhinga agahomba 100%, ni igihombo gikomeye cyane. Izi mbuto zacu rero turateganya ko, cyangwa se turatekereza ko zizatuma umusaruro w'imyumbati wiyongera cyane, bigatuma ibibazo abahinzi bagiraga bishira.
kabore rwose ni indwara iteye ubwoba kugira ngo mwayibonye ukuntu ari mbi. Imyumbati ntirakura, imaze amezi hafi 6 kandi muzi ko imyumbati yerera amezi 12. Murabona ko arimo areba kugira ngo murebe ko inashora, ariko iracyari mito pe, muri kubibona. Ariko ku mezi 6 urabona ko ahubwo nanavuga ngo yera vuba. Reka turebe. Urabona ko yashoye neza, nta kibazo. Yashoye neza ku mezi nka 12 uzahagera azabona ari ibyumbati binini cyane. kabore itangira kuyifata ryari? Kabore ni ukuvuga ngo umwumbati ukimera ushobora gufatwa na kabore utari wanashora. Ubwo ni virusi igakomeza kugenda itemberamo. Iyo bigeze ku mezi 6 akenshi nibwo utangira kubona ibimenyetso ku mababi. Bijya kugera ku mezi nka 7-8 igihingwa rwose kigaragaza ko kirwaye kitazera. Ni ukuvuga ngo aha ngaha urabona ukareba imeze neza, ntabwo hano rwose niyo wareba ku mababi rwose ntayo. Ubundi ishobora kugaragara ku mababi cyangwa se ku biti no ku bijumba. Amababi asa gute? Umwumbati wafashwe na kabore, zino murabona ino mitsi, tuyita imitsi, irahinduka igasa umuhondo. Donc ibara ry'umuhondo rigenda rikurikiye ino mitsi cyane, nicyo kimenyetso cya mbere gikomeye cya kabore. Noneho ku ruti hazaho ibintu by'ibibara bijya gusa na brown. Ku kijumba aho mwabibonye. Umeze twahita tubakora inyungu ku muturage. Iyi myumbati umunsi izagera ku muturage izaba inyungu. Umunsi imbuto igeze ku muturage azaba ari inyungu ku muturage, kuko nta kibazo cya kabore kizongera kubaho. ngo ibura cya gihombo yatezwaga n'indwara ntabwo kizongera kuba. Ibura ry'imyumbati mu gihugu rizaba rikemutse. Ntabwo nabyemeza 100%, ariko hari uruhare runini rw'izi mbuto mu gukemura ikibazo cy'imbuto y'imyumbati gihari. Umuturage yumubwiye ikoranabuhanga cyangwa kongerera ubushobozi guhindura imyumbati, aravuga ati twebwe ibyo dukeneye ni umwumbati umwe wera nk'imyumbati 400. Kuki bagiye kurwanya kabore bakoze n'ibyo ngibyo, nabwo umwumbati umwe ugashoka y'imyumbati myinshi, akora ibyo byakemura ikibazo cy'inzara kuruta uko bajya kurwanya n'utwo dukoko. Buriya rero ubushakashatsi ntabwo buhagarara, ntabwo tuvuze ngo dukoze imbuto ihangana kabore turekere. Kandi ubushakashatsi buriya icyo bugamije ni ukongera ubwiza cyangwa n'ubwinshi bw'ibyari bihari. Hari igihe tuzava gushakisha imbuto zihanganira ibihe bibi, tujye mu mbuto wenda zera nk'uko bivuze, zera ibijumba byinshi cyane. Byose ni ubushakashatsi, ntabwo nakubwira ngo ntibyakunda, nibyo byakorwa. Abaturage rero babwire ku cyerekeranye no kuboneka, kuryoha, guhenduka, byo bimeze gute kuri guhenduka? Byo birumvikana, imbuto iyo itarwara yera byinshi. Iyo yeze byinshi umusaruro ukaboneka, icyo umuhinzi yashoye buriya kiba gitoya. Bisobanuye ko donc ni inyungu ku muhinzi kuko yashoye bikeya yeza byinshi. Kuryoha byo murabizi neza ko ibiryo, icyo bita ibiryo, ntabwo abantu baryoherwa kimwe. Ariko iyi myumbati iraryoshye nk'iyisanzwe, nubwo wenda tutaremererwa ko bagerageza ngo barye bumve, ariko umunsi tuzabyemererwa rwose nta kibazo. Dr. mumaze imyaka 4 muri ubu bushakashatsi mukora aha ngaha muri uyu murima, ndagira ngo mutubwire iki ni icyiciro cya kangahe cy'imbuto, noneho mugende mutugereranyiriza iyi mbuto, ni ukuvuga ngo izi trials ziri aha ngaha muri uyu murima, ibimenyetso zibaha mushingiye no ku za mbere, n'ibiki byo kwishimira muri rusange muri urugendo mazemo imyaka 4? Yes, tumaze imyaka irenga 4 turi kugerageza iyi mbuto. Iyi mbuto navuga ko ubu ni nk'inshuro ya 5 tuyiteye. Ikintu kigaragara ni uko nk'uko nabivuze, ifite bwa budahangarwa twavuze
two kwihanganira za ndwara. Murabona ko yihanganira kabore cyane, ariko murabona ko itarwarana n'iyo bita mozayike. Iki byo kwishimira rero ni uko icyo twari tugamije kugeraho twe twakigezeho. Imbuto yarabonetse yihanganira kabore, igisigaye ni ukuyigeza mu bahinzi. Ariko nyine nk'uko nabivuze, hari inzira binyuramo, ntabwo ari uguhita uyiterura ngo uyishyire abahinzi. Iyo nzira rero niyo twatangiye turi gutegura, turimo gukorana n'inzego zitandukanye, harimo REMA, hazamo n'ikigo bita RIKA, kuko izi mbuto iyo zamaze kwemezwa zijya ku rutonde rw'imbuto zemewe mu gihugu. turatangira mutwibwira n'icyo mukora hano muri ubu buhinzi. Nitwa Severe Ntivuguruzwa, nkaba ndi umushakashatsi ku gihingwa cy'imyumbati, nkaba nkorera i Rubona, by'umwihariko nkaba ari njye ushinzwe imicungire y'uru rugo ruhinzemo iyi myumbati, yongerewe ubushobozi bwo guhangana n'indwara. Tugeze ngaha mu ho mukora ubushakashatsi, twasuye imirima yanyu. Iyo murebye imyumbati uko ikura, uko izamuka, mukareba n'iyo mwari musanzwe mufite, usanga ari itandukaniro ryaba ririmo. Itandukaniro ririmo mu buryo bubiri. Itandukaniro rya mbere rigaragara mu buryo bwo kwihanganira indwara, ari nacyo cyatumye iyi myumbati tuyikoraho ubushakashatsi. Iyo twari dusanganywe yagiye igaragaza intege nkeya zo kwihanganira indwara, cyane cyane iziterwa na virusi. Iyi rero kugeza uyu munsi, mu myaka isaga 4 tuyimaranye, ntabwo yari yatwereka ko ifatwa n'ubwo burwayi bw'indwara zikomoka kuri virusi. Uburyo bwa kabiri bw'itandukaniro ni ku musaruro. Birumvikana iyo dukora ubushakashatsi ku kwihanganira indwara, tubijyanisha n'umusaruro, kuko dushobora kubona ubwoko bw'imyumbati bwihanganira indwara ariko budatanga umusaruro. Umuhinzi icyo ashaka cya mbere ni umusaruro. Icyo gihe rero ubushakashatsi bwacu bujyana no kureba ubwoko bw'imyumbati bwihanganira indwara ariko kandi butanga n'umusaruro. Iyi myumbati rero yagaragaje ko nayo itanga umusaruro mwiza. Nibyo tugeze muri hano mukora ubushakashatsi muri uyu murima, hari turasanga imyumbati irimo, hari yabyibushye, hari ifite ibibabi binini, hari indi ifite utubabi wagira ngo twararwaye. Kuvuze ko yihanganira indwara ariko tukabona yose bidateye kimwe. Icya mbere, kuba idateye kimwe biterwa n'ubwoko bw'imyumbati. Ubwoko bw'imyumbati imwe ishobora kugira utubabi duto, indi ikagira ibibabi binini, imwe ishobora kugira ibibabi by'umuhondo, indi ikagira ibibabi byijimye cyane. Ibyo biterwa n'ubwoko bw'imyumbati. Ikindi rero ku bijyanye n'indwara, ni ukuvuga ngo nk'uko nabivuze, iyi myumbati yihanganira indwara ziterwa na virusi, ari nazo zazahaje abahinzi cyane b'imyumbati. Zishobora gufata umwumbati kugeza ubwo usaruye zero, kuvuga ngo zishobora kwangiza umusaruro w'imyumbati kugeza ku gipimo cyo ko umusaruro ntacyo abona. Hari n'izindi ndwara rero imyumbati zifata imyumbati ariko zidafite icyo zangiza cyane ku musaruro w'imyumbati, harimo nk'indwara ziterwa na za bagiteri. Bagiteri nk'uko nabivugaga ni udusimba ziba mu butaka, zicumbika mu butaka. Mu gihe cy'imvura nk'iki rero, kubera ko ibijojoba by'imvura bigwa bikubita ku butaka, ubutaka bukazamuka bugahura n'ibibabi by'imyumbati, za bagiteri zishobora kuzamuka zigafata
bibabi by'imyumbati. Ibibabi by'imyumbati bifashwe na bagiteri bigaragaza ibimenyetso bisa no kubabuka, ariko icyo gihe ntabwo ari indwara wavuga ihangayikishije abahinzi, kuko mu gihe cy'izuba ubwo burwayi buranagabanuka cyangwa se bugashira burundu. nta ngaruka bigira ku musaruro. Ingaruka ntabwo navuga ko ntazo zirahari, ariko ni nke cyane, ni nto cyane, ku buryo ntacyo zatera ku gihombo umuhinzi. Nta gihombo gikabije zatera umuhinzi nk'indwara zituruka kuri virusi, kuko indwara zikomoka kuri virusi bwo umuhinzi ashobora kujya mu murima, iyo virusi yayifashe ukiyitera ntabwo ishora. Iyo uyifashe yarashoye ibijumba birabora. ubwo se umuhinzi ko uvuga imyumbati y'ubwoko bushya ishobora guhanga n'ibihe, ishobora guhanga n'iyi ndwara, rero twavuga ko iyi ndwara yayifashe yitabaza iki? Ntabwo wongera gutera umuti nk'uwateraga n'ubundi nk'imyumbati isanzwe? Ese ntakeneye ifumbire uri nk'iyashyiragamo imyumbati isanzwe? Icya mbere ni uko izi ndwara za virusi nta muti, ni ukwirinda. Tuzirinda gute? Tuzirinda dutera ubwoko bw'imbuto z'imyumbati bwihanganira budafatwa n'izo virusi, kandi nanone tukazirinda dutera imbuto yakomotse ku biti bitarwaye. Bivuze ngo iyo umuturage yarwaje virusi nta muti ntawe yatera, ntawubaho. Ikindi rero, nubwo iyi myumbati yihanganira izo ndwara, ntabwo bivuze ko umuhinzi atazatera ngo ashyireho ifumbire, kuko ikeneye kurya kugira ngo ikure, kugira ngo ishore, ikeneye kurya kandi ibiryo biba mu ifumbire. N'ubundi rero bwa bushakashatsi bwacu ntibukuraho ko umuhinzi niba ahinze imyumbati ayijyanisha no kuyikorera ibyangombwa kugira ngo ikure neza kandi itange umusaruro, birimo gufumbira no guhinga neza. Hano muri kugeragereza imyumbati hari haratewe indi itari yo muri ubu bwoko bwihanganira virusi, mubona ifashwe na virusi, hanyuma indi mubona yo ntacyo bibaye, birarehisa? Iyi myumbati ifatwa na virusi aho ariho hose mu turere twose tw'igihugu byagaragaye ko aho wayihinga hose iyo virusi irayifata. Kimwe n'aha rero muri sitasiyo ya Rubona, iyi mirima yose mubona hari aho twagiye dutera imyumbati igafatwa n'iyo virusi, ariko ntibivuze ngo iyi ngiyi kuba idafatwa na virusi mu mirima ya Rubona ishobora kugera mu mirima yo mu bahinzi igafatwa na virusi. Oya, ifite ubwo bwihangane, ifite ubwo budahangarwa, aho wayihinga hose mu mirima iyo ari yo yose ntabwo ifatwa n'izo virusi, mu gihe indi myumbati yose idafite ubwo budahangarwa bwa virusi, aho wayijyana hose n'ubundi ya virusi irayifata. Icyo umuntu yakwibaza ni uko imyumbati isanzwe ikeneye ibikorwa byinshi, ikeneye gutegura umurima, ikeneye kuzashyiramo ifumbire, ikeneye kuzashaka umuti igihe imyumbati yarwaye. Itandukaniro ryaba ririmo n'imyumbati dusanzwe duhinga ryaba riri? Iyi myumbati ni kimwe n'indi myumbati yose mubona dusanzwe duhinga. Ni ukuvuga ngo ibyo ukorera imyumbati dusanganywe n'ibyo ukorera n'iyi ngiyi nta tandukaniro ririmo. Itandukaniro ririmo ni rimwe gusa, ni uko yongerewe ubushobozi bwo kudafatwa n'indwara za virusi. Niryo tandukaniro. Naho ubundi imyumbati yose, ibyo dukorera indi myumbati yose ni kimwe n'ibyo dukorera iyi ngiyi. Murakoze cyane. Murakoze namwe. Ese ubundi iyi myumbati yarwaye ko yose ibisa nk'aho iteye mu murima umwe, mu bitandukanye mutera na myumbati mishya mwongereye ubudahangarwa n'indi yari isanzwe? Ni ibintu byoroshye cyane ku muntu ubimenyereye. Ngira ngo niba mureba nk'iki kibabi, iki ni ikibabi kizima kitagaragaza uburwayi. Iki ngiki ni ikibabi cy'umwumbati kizima kitagaragaza uburwayi. Ariko ninzana nk'iki kibabi, nzanye nk'iki kibabi, iki nk'uko mukireba, niba mwitegereje iki ngiki, murabona utu dutsi tw'imyumbati tw'ikibabi, utwo twita nervire. Urabona utu dutsi ntabwo dusa n'utwiki. Muri udutsi tw'iki kibabi harimo ibara ry'umuhondo rikurikira twa dutsi. Ibi ni byo bimenyetso by'indwara ya kabore ku bibabi. Ni ibara ry'umuhondo ku bibabi ariko rigenda rikurikiye twa dutsi. Aha rero niba mubibona, dore nguyu wa muhondo ugiye ukurikiye udutsi, dore nguyu, mu gihe iki kibabi ntatwubonamo. Hari indwara zikunda gufata imyumbati ugasanga amababi yarapfunyaraye. Imyumbati mishya dufite icyizere ko byo bitazayibaho? Iyo ndwara yo gupfunyarika amababi nayo ni indwara iterwa na virusi yitwa ububembe cyangwa se mozayike. Iyi myumbati nayo yongerewe ubudahangarwa ntabwo ifatwa n'ubwo burwayi
ubwo bubembe cyangwa se mozayike, ntabwo iyi ngiyi ifata. iyo niyo yitwa ngo iki? Iyi niyo yitwa ububembe bw'imyumbati cyangwa se mozayike. iyi myumbati yose ni ukuvuga ngo kugira ngo tumenye ko iyi myumbati koko ifite ubudahangarwa, tuyiterana n'iyo dusanganywe irwara, kugira ngo turebe niba ibasha kuyambura. ubwo ni muzima. urabona iyi cyizere, iyi cyizere ni imyumbati uyu nguyu dusanganywe wararwaye, tumaranye imyaka myinshi cyane. ubu nguyu uri mu bitaro. aha ngaho nimwirebere nawe mukurikije bya bimenyetso naberetse ku bibabi. Bya bimenyetso byose naberetse ku bibabi byose hano biri. ariko hariya harimo imizima. Iyi mizima iyikikije niyongerewe ubudahangarwa, yo ni mizima. Iyikikije ntabwo ari aka nako kari mu ninde. iyi yose n'icyizere mubona isa n'umutuku. Abarwayi mwese mujye mu bitaro. nta muti nta rukingo. Umuti nta rukingo, ni indwara ziterwa na virusi, ni ukwirinda gusa, kimwe na sida. wenda mwatubwira ubu ngubu muri mu igerageza ry'imbuto zongerewe ubushobozi, ariko abahinzi cyangwa se n'abarya twebwe tugure imyumbati dushobora gutekereza ko nta yindi myumbati ihari ishobora kuba yo yahangana n'izi ndwara. Ku isoko bimeze gute? Ku isoko n'ubundi imbuto zihanganira iyi ndwara zirahari. Mu mwaka wa 2018 twashyize hanze imbuto 6. iya mbere ni imbuto twari twarakuye mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda, ni imbuto abahinzi bise Buryohe, ubusanzwe yitwa Narocas 1. hanyuma hakaba imbuto ya kabiri nayo yavuye i Bugande yitwa Nase 14, abahinzi bayise Gikungu. Izo ni imbuto twakuye mu bihugu byo hanze. Hanyuma hari izo twikoreye twebwe ku giti cyacu. Hari imbuto abahinzi bise Nsize bashonje, iyo ni iya gatatu. Hariyo bise Tebuka, bayise Tebuka kubera ko yera vuba. Hariyo bise Tegereza birumvikana ko yera itinze mu gihe izindi zerera amezi 12, yo yerera amezi 15. hanyuma hakaba n'indi bise Biseruka, ariyo ya gatandatu. Izo rero zose ni imbuto 6 zihangana n'ubundi zisanzwe zihanganira uburwayi, ziri mu abahinzi barimo gukoresha hirya no hino mu gihugu. murakoze cyane.